Shalom nongeye kugusuhuza ngusabira umugisha w'Imana wowe wadusuye uyu munsi cyangwa se wowe ugeze aha kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV. Imana mu ijuru iguha umugisha mwinshi kandi ngusabira kugira ngo icyifuzo uzanye hano kuri uyu musozi Imana yo mu ijuru ikumve, Imana yo mu ijuru igisubize, ntusubireyo uko waje. Uyu munsi rero ndagira ngo mvuge ku kintu kijyanye no gusenga. Hari hishurirwa Imana yampishuriye. Nibaza ko hari igihe ushobora kuba mu buzima ukibaza ese ko nsenga, ese isengesho ryanjye rirumvwa, ese ko nsenga kuki bidahinduka bimeze gute? Naje gusobanukirwa mu ijambo turi buze gusoma, Imana yaje kumishura ikintu gikomeye. Nza gusanga hari uburyo bugera kuri butanu twasenga bigatuma dusubizwa. Yenda nawe urabyibaza ukavuga ese ni gute nasenga? Ubuse ni gute ko bavuga ngo mpindure isengesho ndihindure gute ku buryo nasenga isengesho ryanjye rikumvwa? Naje rero gusanga muri Bibiliya hahishwemo ibanga rijyanye n'uburyo umuntu yasenga bikihutisha ibisubizo byawe kuruta ukuntu wabitekerezaga, birenze ibitekerezo byawe. Ushobora kuba mbikubwira ukaba utekereza wenda ngo si ibyo bintu birashoboka. Reka tujye mu byanditswe urasanga bishoboka. Ndashimira Imana cyane kubwira ijambo, ndashimira Imana no kubwishurirwa yampaye. Kandi ndakubwira mwene data, niwizerera muri iri jambo kuko nanjye naryizereyemo kandi nzi neza ko hari ikintu kiri buhinduka, byaba mu buzima bwanjye byaba no mu buzima bwawe. Kuko Imana itangize iyerekwa nuko haba hari ikintu cyiza giherekeje iryo yerekwa. Rero ndashimira Imana muri aka kanya, shimira Imana ko turi kumwe muri aka kanya, kandi shimira Imana kubwiri iyerekwa yatanze muri iki gihe cya none twari dukeneye. Kuko muri iki gihe cya none usanga umuntu akubwira ati Mana afite icyifuzo ngisengeye imyaka n'imyaka, abahanuzi barampanuriye, yewe nanjye ubwanjye Imana yarabimbwiye, ariko sizi impamvu iki kintu kidasohora. Ese senga nabi bigenda gute? Rero nkuzaniye igisubizo cy'icyo kibazo wibazaga. Reka dusome ijambo dusanga bene data, ndakwinginga ngo ube maso ko tugiye gusenga. Tugiye gusoma ijambo dusanga muri Luka ibice byaho 7. Reka tuve ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uragira ngo Yesu akiza umugaragu w'umutware w'abasirikare. Nshobora kuvuga gutya ukavuga ngo iyi nkuru nsanzwe ngizi ndetse ndayimenyereye, ati byagenze gutya na gutya. Yego waba uyimenyereye, ariko Imana yatanze iyerekwa icyanditswe kiza gihindutse. Imana ishimwe. Haleluya. Ucyumva mu bundi buryo. Haleluya. Kandi bwiza kurushaho. Haleluya. Yenda wowe ufitemo iyerekwa rindi Imana yari guhayemo, reka nanjye nkumenyeshe irindi yerekwa Imana yampaye muri iki cyanditswe. Haleluya. Bityo twubakane, bityo dushyigikirane, twubaka umurimo w'Imana, dukora umurimo w'Imana. Yesu ashimwe. Ngo nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu ajya i Kaperinawumu. Hariyo umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu we akunda cyane, wari urwaye yenda gupfa. Imana ishimwe. Tugenda dusoma umurongo umwe ku wundi. Uyu mutware w'umusirikare yari afite umuntu akunda, yari afite umugaragu ngo akunda cyane. Uyu mugaragu akunda cyane, mufate umugereranye na cya kintu wumva ukunze kandi wumva ushaka kugeraho. Yenda n'inzu wumva ushaka kugeraho, yenda se n'imodoka wumva ushaka kugeraho, cyangwa se n'urugo wumva ushaka kugeraho. Ni ikintu ukunze cyane. Nicyo cyari kiri kuri uyu mugabo. Uyu mugabo yari afite umugaragu ngo akunze cyane. Haleluya. Uwo mugaragu ukunze cyane, umugaragu akunze cyane, wamugereranya na kampani yawe yenda se ufite. Ariko ngo yari afite ikindi kibazo uyu mugaragu, ngo nubwo yari amukunze, ngo yari arwaye, ngo yenda gupfa. Yenda nawe iyo kampani yawe ukunze cyane, urabona igeze ahantu ubona byanze. Ngo uyu mugaragu ngo yari arwaye cyane. Yenda nawe bigeze ahantu wumva iyi kampani urayikunze, ariko byanze ubushobozi. Ushobora kuba utekereza kuyigurisha, cyangwa se wenda ukaba utekereza ko washaka undi muntu. Mbese byanze, nubwo uyikunze ntibiri kugenda neza business nk'uko uyishaka. Haleluya. Cyangwa se ni amashuri se, cyangwa se ikintu ukunze cyane, cya kintu wumva ushaka kugeraho mu buzima, ryaterambere wumva. Mugereranye n'uyu mugaragu w'uyu mutware yari afite, ngo yari amukunze cyane, ngo ariko agira ikindi kibazo cy'uko yari arwaye.
haleluya. Sinzi niba turi kugendana, ndagira ngo tugendane mu buryo bw'umwuka, mu byumve neza, nimusobanukirwa iby'iri jambo uraza guhindura uburyo bwo gusenga. Nuhindura uburyo bwo gusenga uraza kwakira igitangaza cyawe. Haleluya. Aha, umurongo wa 3 ukavuga ngo uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Imana nishimwe. Noneho uyu muntu rero yaje kumva amakuru, aravuga ngo numvise inkuru ko hari umuntu ushobora kuba afite igisubizo cyanjye, ngo amutumaho abantu ngo bagende bamwinginge, ngo bamwinginge. Nawe bifata ubigereranye no muri ubu buzima, kuko ndagira ngo dufate ibyanditswe bive mu nyuguti bize mu buzima bwacu. Nawe wumvise amakuru y'uko hari abo Yesu yakirije amakampani, wumvise ko hari n'abo yahaye kampani. Ayo ni amakuru nk'ako uyu umutwaro w'umusirikare yumvise amakuru ya Yesu, yumva ko hari igihe ajya akiza abantu, yumva ko ibyo bitangaza byo gukira nabyo bibaho. Aravuga ngo urupfu ntabwo ndushaka, ahubwo ndagira ngo ibyo bitangaza byo gukira nanjye binzeho. Niko kumutumaho. Ni nk'uko nawe wumvise ko hari uko ari ibitangaza by'uko Yesu ajya atanga amazu, ukumva ibitangaza by'uko ajya atanga amakampani, ukumva ibitangaza by'uko ajya atanga amamodoka, wumva ibitangaza by'uko ajya atanga ubukwe abantu bakubaka, wumva ibitangaza by'uko hari abantu baba bari ingumba mu myaka 15 bakabona abana. Ibyo bitangaza warabyumvise, ngo ariko abyumvise ntibyarekeraho. Haleluya. Ngo arangije amutumaho abantu. Kumutumaho abantu ni iki? Kumutumaho abantu ni iki? Nawe uhita ubifata. Wamaze kumva amakuru y'uko Yesu agira neza, wamaze kumva amakuru y'uko Yesu akora ibitangaza, urangije ufata umwanya uriherera. Yenda wagiye mu nzu yawe, yenda ufashe umwanya ugiye kwiherera, cyangwa se uje kuri uyu musozi gusenga nk'uko turi kumwe hano online, uje gusenga. Uwo nama uko ni ukumutumaho Yesu. Yenda ugiye ku musozi kwiherera gusenga, urimo uratumaho Yesu. Haleluya. Dukomeze ku murongo waho wa 4, ngo nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, aba bantu tukiraha, aba bantu ngo basanze Yesu ngo barangije baramuhendahenda. Ngumva icyo bakoze, ngo ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo. Ati ni umuntu ukwiriye kumugirira utyo, ngo kuko akunda, aho ni 5, ngo kuko akunda ubwoko bwacu, ngo ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. Imana nishimwe. Ngo abo bantu rero baragenda. Noneho hita ufata abo bantu ubagereranya na marayika. Wamaze gufata umwanzuro, twatangiye urugendo rwo kuhindura, rwo kumenya ni gute nasenga byazana igisubizo. Twibukirana aho twahereye tuvuga ngo dufite ikintu dukunda, tumaramaza mu mutima wacu. Uzi ikintu bishatse kuvuga? Uyu muntu yamenye ko afite umurwayi urwaye, ntiyavuga. Birashoboka ko yaragejeje mu bapfumu bikanga, akajya mu baganga bikanga. No, abaditamayini dafata umwanzuro, avuga ngo ibi byose narabigerageje, ariko hari amakuru y'umugabo numvise ujya ukiza. Uwo rero niwe mpanze y'ibitekerezo byanjye n'ubwenge bwanjye bwose n'imbaraga zanjye zose, nta handi hantu ndi buzerekeze. Uzi ikintu kijya kibaho, kijya kitwica twebwe, nuko ushobora gutangira isengesho nk'uko ugafata umwanya ngo ugiye gusenga. Wafata umwanya ngo ugiye gusenga, ukajya gusenga usaba Imana ati, Mana ndakwinginze mpa aka kazi, ariko ugahita utekereza nyokorome ufite titre runaka, ukavuga ati nyamara yambwirira iyi kampani nabonye baziranye, akagira gute akampesha akazi. Mu by'ukuri mu bitekerezo byawe ufitemo Imana, ufite na nyokorome. Ariko uyu mutware w'umusirikare ahaguruka, mu mutwe we byose yari yaragerageje byaranze, ahagurukanye igitekerezo kimwe kivuga ngo uyu mugabo Yesu niwe nkeneye, n'ufite igisubizo cyane. Mwene data ndakubwira, turi kwiga ku buryo twasindura isengesho, twasenga bigahindura ubuzima bwacu, twasenga bikazana ibisubizo, twasenga tukava mu buzima bwo guhora twisubiramo. Uyu rero, uyu mutware afata uwo mwanzuro. Nawe mwene data ngo ufata umwanzuro, nujya ujya gusenga witekereza Imana, ngo utekereze n'indi plan B. Fata ibitekerezo byawe bigomoreye Kristo, uvuge ngo iki kintu nkeneye ni Yesu wenyine wakima, kandi bituruke ku ndiba y'umutima wawe. Dore rero ngo Yesu bamaze kumutumaho. Nawe wageze mu cyumba cy'amasengesho, wageze ahantu wihereye, wageze hano kuri Lord's Mountain 7 TV. Haleluya. Aha rero wahageze. Turiho turabigenda tubihuza n'uru rugendo rw'iyi nkuru, ngo turebe uburyo dukwiye kujya gudusenga bishobora kutuzanira impinduka. Ngo bagezeyo rero, fata aba bamarayika bageze imbere y'Imana, bageze kuri Yesu, ngo batangira kuvuga imirimo. Ngo ibuka ko ari umuntu twubakiye isinagogi, ibuka ya maturo, ibuka. Aho rero ndagira ngo tujye mu mwuka tubirebe. Ni hahandi iyo wafashe umwanzuro, icyo nkubwira cyo waba ubyumva waba utabyumva, isi y'umwuka iriho. Nuvuga ngo cyagiye wamaze gufata umwanzuro mu mutima ukavuga ngo ngiye gusenga, cyagiye winjiriye aho usenga, burya
porosesisi mu ijuru ibitabo biba byatangiye kuba bumburwa, akazi muri make kaba katangiye. Bari abamarayika bashinzwe kuza kumva ibyifuzo byawe batangiye muvuma, ari n'abashinzwe kuzana ibisubizo batangiye muvuma, ahubwo igisigaye ni wowe ugiye gukora kuri direkisiyo, ujya uyobora icyo ushaka. Noneho rero ngo bagezeyo bamarayika barimo baravuga ko ibuka uyu muntu rero uri hano yambitse umuntu wari wambaye ubusa, ibuka ko yagaburiye abantu bashonje, ibuka ko yaguze agatuti mu rusengero, ibuka abaririmbyi yagaburiye, ibuka abarwayi yasuye, ibuka baramwibutsa. Haleluya mwene data, nizere ko tukiri kumwe. Haleluya, reka dukomeze turebe iby'iyi nkuru. Ngo bamubwira n'uburyo ki ngo akunda isinagogi yabo akanayibubakira, bakibutsa Imana imirimo wakoze. Mwene data, ese koko hari imirimo myiza wakoze? Niba uyifite, abamarayika bafite icyo bibutsa Imana. Rero umva ngo urashinganye, iryo sengesho ugiye gukora rirashinganye. Ni byiza nakubwira mwene data ko ugira imirimo myiza, kuko imirimo myiza ijya ituvugira, imirimo myiza hari ubwo ijya ifungura ibyanze gufunguka, imirimo myiza hari ubwo ijya ituma usubizwa ibintu bitari bikwiriye kuza, imirimo myiza hari ubwo ijya isenya inkuta. Haleluya, kuko urabona muri urugendo rwo gusenga uyu muntu yamaramaje, yahagurutse, yaniherereye, yasenze, abamarayika batangiye muvuma, ndetse abamarayika bafite icyo baheraho. Haleluya, bafite icyo baheraho. Bahise babwira Yesu ati rero uyu muntu akwiye kumugirira neza, uyu muntu birakwiye kumwumva, uyu muntu runaka waje kwihera kuri uyu musozi, umuntu runaka waje kwihera muri iki cyumba, afite imirimo myiza, yibuke. Haleluya, ngo dore uko byagenze rero. Ngo Yesu noneho gatandatu ngo ajyana nabo, ngo ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikare, amutumaho inshuti ze ati, urabona bamaze kumubwira imirimo myiza. Uvuga ngo icyo bishatse kuvuga, cyagiye wiherereye gusenga mu isi y'umwuka, bamarayika bamaze kwibutsa Imana imirimo yawe. Jya umenya ngo Yesu yaje, ubyemere cyangwa ubireke, araho. Ahubwo igikurikiraho ugiye kumubwira iki. Haleluya. Rero ngo Yesu ngo yageze hafi y'inzu y'uyu mutware, ngo uyu mutware ngo arangije aravuga ngo nyagasani, ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye, nicyo gituma ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye. Dore rero ikintu kijya gikurikiraho, uyu mutware amaze kumenya ko Yesu yaje, ajiwe arareba asanga ntibimukwiriye, ni umunyabyaha pe. Aravuga ati ndabizi ko ndi umunyabyaha, tuyinjire mu isi y'umwuka. Yesu wamutumiye, ugeze aho usenga, mwemerere uce bugufi kuri umunyabyaha. Dore ikintu kijya kitwica rero, nuko dutangira gusenga nk'uko nibyo koko wiyemeje, hari icyifuzo ugiye gusengera Imana, wanihereye, wanasenze, ariko ugahita umutura amaganya ngo ubuse ngo urabona ngo reba imyaka maze ntegereje iri sezerano ntirisohora, ibyo wambwiye, reba ubuzima mbayeho. Mu by'ukuri urimo uraganya, ariko ntiwibuka ko wowe uri umunyabyaha. Aha sindi gutungana intoki, ariko ndagira ngo twige uburyo twasenga. Mwene data, birababaza kugira isezerano ukarimarana imyaka 2, 3, 4, 5 ukiritekerezaho ritarasohora. Rero ndiho ndaza ngo ngufashe nanjye nifasha, dusenga amasengesho azana impinduka mu buzima bwacu. Uyu mutwara arangije aravuga ngo nibyo koko mfite ikibazo, nibyo koko Yesu yemeye kuza, ariko se koko ndabikwiriye? Niko kuvuga ngo ndabizi ko ndi umunyabyaha, ntibinankwiriye ko ngewe nzahure, nta nubwo binankwiriye ko wowe uzahundi, ariko kubw'imbabazi zawe mbabarira ibyaha ndabyemeye. Ndi umusinzi ndabizi, ndi umusambanyi ndabizi, ndi umunyamujinya ndabizi, nta rukundo ngira. Mwene data, kubwiza Imana ukuri no kwemera guca bugufi bijya bikingura imiryango y'amasezerano, bijya bikingura imiryango tukinjira ahera tukavugana n'Imana, tukakira ibisubizo byacu. Imana ishimwe. Ahubwo mu gusenga kwacu isengesho usanga twararihinduye, hari step dusimbuka tutagakwiye kuzisimbuka. Haleluya, dukwiye kwegera Imana, tukemera guca bugufi. Uyu mutwara arangije amenya ko bitamukwiriye, arareba aravuga ngo simbikwiriye rwose, ariko nanone mfite amakuru y'uko ushobora byose. Reka dukomeze turebe ikintu yavuze. Haleluya. Ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Arabimenye ni umunyantege nke, arabimenye ni umunyabyaha, ariko azi neza ko muri Yesu harimo imbaraga zikiza.
ibyaha zikanatanga ibisubizo by'ibibazo umuntu afite. Aramubwira ati wowe ubutegeke arakira. Ku munani akavuga ngo kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwira undi nti ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikora iki akagikora. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo rero arangije abwira Yesu ati nubwo ndi umunyabyaha, nubwo bitankwiriye ko njyewe naza aho uri cyangwa ngo wowe uze aho uri, njyewe nza aho uri, nzi neza ko ufite imbaraga zo kunkiza, nzi neza ko ushobora byose. Afata mu yandi magambo aragira ngo tube turi kumwe, tugendane mu isi y'umwe kugira ngo twumve uburyo twasenga. Yaravuze ngo ndabizi ko ndi umunyabyaha, ariko nanone sinakwambura imbaraga wowe Yesu nzi neza ko ufite zo kuba wankiza ibyaha no zo kuba wankorera igitangaza. Aramubwira ngo njyewe ndi umuntu ubwanjye, njyewe ntegeka umuntu akanyumvira. None wowe Mana ntiwabasha gutegeka cyane ibyo waremye? Haleluya. Njyewe utararemye umuntu ko mutegeka bigakunda, wowe ibiriho ku isi ko byose ko ari wowe wabiremye, byakumvira cyane kurusha uko njyewe mbitekereza. Haleluya, haleluya. Urumva uyu musirikare, urumva uyu mutwaro ukuntu yagize iyerekwa rigari ryagutse. Afata imbaraga Imana ikwiriye arayiziha, arayibwira ngo ndabizi ko ndi umunyantege, ndabizi ko ndi umuntu ubuntu, ariko ikiruta byose nzi neza ko ufite imbaraga hejuru y'uburwayi, nzi neza ko ufite imbaraga hejuru y'ibyaha byanjye, ukaba wabinkiza nanjye nkabohoka. Mu yandi magambo uyu mugabo yabonye ibitangaza bibiri mu gihe yari yiteguye igitangaza kimwe. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Dore rero icyo nshaka kuvuga, turimo tugana ku musozo w'iri jambo. Mwene data, mu buryo bwo gusenga, n'ujya ujya gusenga ugiye kwihererana n'Imana, jya umenya ngo ufite kumaramaza mu mutima wawe. Ntukaze imbere y'Imana ufite ibindi bitekerezo muri wowe, uvuge ngo nje gusenga Imana, ariko na runaka buriya yashobora kunkorera iki? Icyo gihe nta kumaramaza kurimo. Uyu mugabo, iyi nkuru y'umugabo tubonye, uyu mutware yari afite kumaramaza. Ntabwo yatekereje Yesu ngo atekereze n'abandi bantu, kuko yari umutware, yashobora gutekereza n'abandi b'ibwami bari kuvura uyu muntu, ngo ariko ngo atekereza umutima we n'ubwenge bwe abyerekeza kuri Yesu, agira kumaramaza. Ndakubwira nti ujye ufata umwanya ngo ugiye gusenga, jya ugira kumaramaza muri wowe, ngo yumva amakuru. Nugira amahirwe ukaba uzi Yesu, ukaba waramenye Yesu, noneho nurangiza umenye ngo nkwiye guca bugufi muri byose, nkamenya ko ndi umunyabyaha, ariko simba umunyabyaha ushaka kubigumamo, mbe wa munyabyaha ushaka kubireka. Uko niko uyu mutware yabigenje. Aravuga ngo ndabizi neza ko ndi umunyabyaha, ariko sinshaka kubigumamo, ahubwo ndashaka kubivamo. Ariko kubwira Imana ati ndi umunyantege nke, mbabarira unkize. Hazaho indi step yo guha Imana imbaraga, kwigirira icyizere. Bene data, hari igihe umuntu ajya gusenga ugasanga nyine bitewe n'ibibazo wifitiye bibaho. Ntago nge natunga umuntu urutoki cyangwa se mvuge ngo ni ibitangaza byabaye bibaho. Hari igihe ugira ikibazo kikakurenga, noneho ukumva ikintu wakora imbere y'Imana ni ukurira, ni ukuganya n'ibiki. Mu by'ukuri ririya sengesho ntaho rirenga, ariko iyo ugize kumaramaza mu mutima wawe, ukihana ugaca bugufi, warangiza ukazamura kwizera kwawe, ibyo bintu bikingura imiryango. Dore ikintu cyabayeho iyo dusomye kuri 9, ngo Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukirira abantu bamukurikiye ati ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya, habe no mu Bisiraheli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga umurwayi yakize. Imana nishimwe. Urumva tumaze kubona ibyiciro bitatu bijyanye no mu kugira gute, no mu gusenga, n'uburyo twasenga isengesho rizana impinduka. Ngo icyo kintu gikora ku mutima w'Imana cy'uyu musirikare, kubera ko uyu mugabo yakoze ku mutima w'Imana gute? Yabanje agira kumaramaza mu mutima we, aravuze ati icyo nzi cyo kwa kesaswa, ikintu ushaka kirava kuri uyu mugabo. Nta wundi nari mfite option yo gusanga umwami nkabimubwira nawe yari kugira icyo abikoraho, ariko no, ndashaka Yesu wenyine. Arangije aravuga ngo nubwo mushaka ndabizi ko ndi umunyabyaha,
ariko aravuga ngo uwo nsanze nubwo ndi umunyabyaha abasha kunkiza ibyaha byanjye simfire mu byaha byanjye. Akandi kantu kabayeho, arangije agira imirimo. Bene data ndakubwira, birakwiye ko tugira imirimo myiza. Agira imirimo myiza iramuvugira, yatumye iriya mirimo yatumye Yesu aza kumva icyo agiye gute, icyo uwo muntu agiye kuvuga. Icya kane, agira kwizera. Agira kwizera. Icya gatanu cyabayeho, yarasubijwe, yakira igisubizo cy'icyifuzo cye, ngo basubiyeyo basanga wari urwaye yakize. Ngo ndetse ibyo bintu bitangaza, Yesu aravuga ngo ntabwo nari nabona kwizera kungana gute. Ndakubwira ngo nitwihindura isengesho, mwene data, turiho dusoza, niduhindura uburyo dusenga, tukagira kumaramaza mu mutima wacu, tukagira imirimo myiza, tukagira kwihana no guca bugufi no kurekura, ibi bintu biraza gutuma twinjira mu masezerano yacu. Ibi bintu biraza gutuma iby'Imana dusezeranyije tubibona tudategerereje igihe. Yesu abahe umugisha. Mureke dusenge. Data, twumvise ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ubugingo. Data, duciye bugufi rero, utubabarire aho twaje gusenga tuzanye amaganya. Utubabara aho twaje gusenga tuzanye amaganya, aho tutasenze nk'uko bikwiriye. Turihannye uyu munsi, tumenye ko ibyo twaba dukeneye byose bibaho mu isi, Mana, tubihabwa nawe. Utabitanze nta wabiduha. Niyo mpamvu tumaramarije mu mutima wacu ko yaba ari ibyo dukeneye mu by'ubu buzima, ibyo dushaka kugeraho byose, Mana, ni wowe tubikuraho. Turakwinjiza rero, tubare ko twebwe turi abanyabyaha, rwose turi abanyantege nke, ariko kubw'imbabazi zawe tweze. Nurangiza wihutisha ibyo watubwiye. Hari amasezerano wamaye, hari ayo wahaye mwene data uri kunyumva uyu munsi. Uwiteka, turakwingize ngo ubyihutishe, twumve usohoza icyo wavuganye, natwe tubiboneshe amaso yacu. Dufashe umwanzuro ko duhinduye uburyo bwo gusenga, tutazongera kuza tuganya tuboroga, ahubwo tuzajya tuza imbere yawe dufite kumaramaza no guca bugufi, kugira ngo Mana twumvwe kandi dusubizwe kubw'amasezerano yacu. Urakoze, ugize neza, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Ciao ciao. Imana ibahe umugisha.